menye hera unyimitse sosro evalona tavamana itas iguku yariraye namujyanye Babylon Rivers ndamukunda yirye cyane batijya ngo kuri ntagaseka kweli kweli ntanenye ndagusabye mama me yagabanye uwo mujinya ngewe n'imbwa sha menye ikintu kimwe nkubwiza ukuri Iyonza kuba n'imbwa ntago bukiriho. What's up, my people? Hola, hola, hola. Yeah, you know what it is. This is the young boy Chino. Yeah, the help nyibisanzwe. What's up, my boy? Yo, what's up? Meze Nari mwana. sinagoswe. Yo, bimeze bite? It's okay, man. You're good. I'm very cool. Okay, ndi kumwe na sinagoswe Big Mike no muraperi buno muri no misi ari kugaragara ari gukina amafilime ewana. So tugiye kuza kuganira rero muri no misi no gutwika ewana ku ma interview atandukanye sinagoswe umuntu w'umuhanzi rero noneho rero akusubundi kuko mbona ukonje amba nkonje macyushye mu ndane kiba gisigaye abari ugutwika ahubwo atwikisha iki rero nshobora gutwikisha ibintu bitandukanye cyane rap uratwikisha iki hip hop yeah okay gomo nababwiye yuko Big Mike ngaruka black kandi white rap yanjye yuje imyuka ninje y'umuziki ndeka byose nka sahuli zahanyanyaza bakarasta mu kabuli bebe wanjye nkunda piwe yanteye megeli walashaka izindi njyana rap nta buceli bindura amatwara mu muziki Machiavelli bimwe mu muziki ati de ville twabivuze neza tukivuga komelele reka nkwerisi kuba ikilemanza musa vuga ukuri kose rap yanjye ntawe musa natumwe ku bantu mishoni nka musa rwanya inzara mwese yose nsaza ndwanya ruswa zavuga ukuri ndasa umwanzi ntaguhusha simize nk'utwana twanduranye dupfa gusa nige yo lyrics zikakaye ewana n'umusaza mu gakino amaze igihe ari umuhanzi hano ku Gihembe so ariko noneho muri no misi yagaragaye ari gukina filme so Big Mike sinagoswe niryo zina uri gukoresha muri filme nagira udusobanura iryo zina sinagoswe nikoresha muri film comedy no kuba yo ndimo nkina comedy nkoresha izina sinagoswe kugira ngo buri wese azambone kuri yo address. Kubera iki wise sinagoswe no kubera iki birumvikana ntago nagoswe nyine mba muri Anglais zose mbega ngo wise sinagoswe kubera ko n'undi utagoswe ntabwo nigeze ngotwa na gatoya ako biga n'ubundi wise iryo zina hari abantu bakubwiye ko wagoswe oya abo kwaro kugira mbibutse nti ndacyahari basaza ntabwo nigeze ngotwa ndacyari bwa bundi bavuze ni bwa bundi bavuze kabisa ni kwa kundi basomye mu misa ni papa ndi bavuze bahanura ukuri bakagabwaho ibitero bakunda dapo basodika message mpaka bageze ku ntego SMG Sinagos SMG adashyeze ni ibintu nk'ibyo ngibyo mba ngomba gutwika nkanashiririza ariko bidakaze nabona bigiye gushirira nkakuraho nkahereza nyine nkahita mbahereza oya wapi ni umwirugurumana ariko udatwika amagangsta n'abakunzi bose ba comedy n'ibindi byose bifitanye isano nabyo. Big Mike sinagoswe no mu philosophy so murumva ko razi no kurapa kina na filime ariko ubundi sinagoswe banzuma gasampo gatoya ko gafilime ka comedy gatoya nimba yemera ko nyine nk'umuntu uzi gukina mereza akantu gatoya use nkaho ari gukina harya ngo wowe barambwiye ngo uravuze ngo ngewe ndyimbwa sha menye ikintu kimwe nkubwiza ukuri Iyonza kuba ndyimbwa ntago bukiriho ntago bukiriho rwose kubera iki barakiriho kubera ko nawe urabyumva niba ndyimbwa ukaba ukiriho urumva gute naba ndyimbwa agari ngiye uri kubwira ariko ndi kubwira umuntu turi kumwe muri comedy. Big Mike sinagoswe musaza no gukina filime rero gusa se yatari comment z'abantu nyuma yo kokinye zira filime zimeze gute bano bavuga bati ngo yaravuze ngo wemeze gutya na gutya abandi bati
so gutwika rwose ni icyago, ariko muri rusange icyangombwa nuko ibyo mba nkina mbanze neza ko mbikunze, andika script nziza, actinga nka directinga, byose nkabikora nta ribi. wishoboye kwandika no kudirectinga Ana acting ya nibyo nkora ubundi. ufite isubwo ufite impamyabumenyi? Oya, impamyabumenyi nibyo nkora, iyo mbikoze nkabikora neza uhita wiha impamyabumenyi. ahubwo iyo ni impamyabumenyi ukongeraho n'impamyabushobozi. Urumva impamyabushobozi rero ni action, na impamyabumenyi ni writing. Iyo nanditse iyo ni impamyabumenyi, iyo nakitinze ni impamyabushobozi. Muri rusange mu by'ukuri nta hantu nabyize usibye ko gusa ari impano rusange nisanzemo n'abandi bakayimbonamo, bikaba ngombwa ko nkora rero. Big Mike Sinagoswe, ubwo duherukanye rero wambwiye kuri umufilozofi rewana, icyo gihe duherukana wambwiye kuzakora imbunda, wigeze? Ntabwo ndabona ibikoresho, ni imbunda irasa amahoro, ntabwo ndabona ibikoresho ariko bigeze kure. Ndagenda ndundanya kimwe ku kindi, mu minsi iri imbere nzaba ngira ntya. Ariko hari abantu bakuzi mu gutwikira ku byegeranyo, ntabwo nkureka urutankorera cyegeranyo gatoya ku nkambi ya Gihembe. Inkambi ya Gihembe? Abanyamuziki baho uragira ngo he sample? Okay, imyaka ibaye 25 nkambi ya Gihembe iteretse ku musozi wa Gihembe, ni mu karere ka Gicumbi, akagari ka Gihembe, ni umurenge wa Kageyo. Ubu munsi turaza kugaruka ku buryo inkambi yiteje imbere ku bijyanye n'imyidagaduro, cyane cyane umuziki muri rusange watangiye kumenyekana mu myaka ya kera cyane, kuva muri za 2005 byari byaramaze kumenyekana ko mu nkambi ya Gihembe hari umuziki. Ubu rero kuri uyu munsi wa none tuje turebe ese bimeze bite mu nkambi ya Gihembe. Ni hatari, birakora, abantu benshi barahari baritabira, ndetse n'amahirwe yose ari imbere ku bantu bose bashaka kwitabira umuziki n'ibindi byose bishamikiye ku myidagaduro. Muri kiganiro muri kumwe na Big Sena. iryo zina ngo Sena ryo rije gute? Akubundi banza umbwira amazina yawe yose guhera kuri original name. Sena biva ku zina Sinagoswe, nze gukoresha mu muziki cyane. Ubundi ngiye bari gitumo, ariko nta kabuza ngomba gutegura. Hanyuma ni ukuvuga ngo Sena biva kuri Sinagoswe, muri comedy hitwa Sinagoswe. Ngira ngo abantu bamaze kurimenyera. Muri music nkakoresha Big Sena, gusa muri documentaire nzayankoresha amazina yanjye bwite niswe n'ababyeyi, bigira umwami Jami. Ibyo bivamo Big Mike Jami Sinagoswe, cyangwa Sinagoswe Mike Jami, aribyo bivamo SMG, niryo reka biryange, abandi bati BIG. Nandi menshi cyane, hari n'abajyaga banyita kera Gapata. Gapata byose rero kubera iki ryo zina ryo bimeze bite? Icyo gihe hari abakobwa twari duturanye muri quartier, nkunda filime cyane ku rwego rwo hejuru. Najyaga ndeba filime rimwe, rero tuza kugwa kuri filime isobanuwe n'umusobanuzi Yanga, aza kugwa ku mwirabura amwita izina yishakiye ryitwa Gapata. Icyo gihe akaba yari afite imyitwarire neza babonaga ijya gusa n'iyanjye. Guhera umunsi batangira kunyita Gapata, nko mu myaka myinshi cyane ishize, nka 15. Ubwo rero abantu baherereye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bararizi cyane abakobwa babaye mu gace bita Fila cyangwa se Philadelphia, niko twari twarigize quartier yacu. Ngubu ni ya 4, na n'uyu munsi niyo nkibarizwamo. Basuhuze koko? Ndabasuhuje cyane uwitwa Kananura. Kananura niryo zina rye cyangwa n'ubundi ni izina muziranyeho? Arahita yimenya nibyo tuziranye, uko twebwe muri quartier yacu buri wese yabaga afite akazina runaka tumwita. Uri Gapata n'andi mazina utayabarana, hari n'andi ntavuze. Amani Gapiropi so gigenere. Kapiropi. Kapiropi rero ndabizi ni umuhungu wa Fila. Ni umuhungu wa Fila. Kapiropi amazina twamwitaga ni menshi, n'iryo ubwaryo Kapiropi
twarimwitiye muri fira. Ni ukuvuga ngo namwitaga amazina atandukanye, hari igihe najya mwita Magdon urumva, tukamwita n'andi mazina atandukanye, gusa ntago nemerewe kuyatangaza cyane tutabivuganye. Watwika natwika se nta kibazo, uraberega n'umu entertainer ni umu entertainer, ndanamusoje cyane. Ni ukuvuga ngo hari igihe namwitaga Magdon, wakumva, nkamwita amazina atandukanye, nkamwita Nsengiyumva, Sirye, urumva agarirye oya amazina kwa gutwika kwawe tu ni kwa gutwika, n'andi menshi cyane. Oya ntabwo nayagoswe, kandi nitwa Sinagoswe. Yes, Big Mike Sinagoswe niwe turi kumwe nk'ibisanzwe, televiziyo ni Kwisanga TV. Uwo muri kumwe rero ni umuhungu wanyu The Cops, Big Mike Sinagoswe. Rero abantu muri no minsi bari kuvuga ko ewana uri gutwika ngo ntago wemera Imana, ariko nemera Imana. Nemera Imana, ahubwo nuko ntayemera mu buryo busanzwe nuko abandi babyemera. Mbese njye n'abandi bantu bakiya turihariye. Wemera iki? Ari Satani n'Imana wemera iki? Ibyo ari byose Satani we nta kintu gifatika namumenyeraho, ahubwo nemera ko Imana iriho, ariko Imana nemera ntabwo ari Imana usanzwe umenyereye mu madini. Nemera Imana itamenyekana, y'amayobera, tudafiteho amakuru na makeya. Yaremye ibiriho, ariko nta mayobera kugeza ubu, nta kintu na kimwe navuga ngo turaziranyeho n'iki, ariko nemera ko ordre cyangwa se gahunda iba mu isanzure no ku isi muri rusange ishingiye kuri yo. Gusa ntabwo yashatse wenda kunyiyereka, ariko nemera ko byanga bikunda hari imbaraga runaka zashyizeho iyo gahunda. Ntabwo wemera ko mbega, ariko none icyo wemera ko nyine iyo Mana y'amayobera ibaho, ari nayo yaremye isi ikanaturema. Iyo muri Bibiliya sinzi neza no muri Bibiliya niba ariyo bavuga, kuko ntago ngiye nubakira ku nkuru zivugwa muri Bibiliya 100%. Iyi nubakira gusa ko hariho Imana rurema runaka cyangwa imbaraga runaka zashyizeho gahunda ku biho byose kugeza no ku buzima twebwe natwe ubwacu tubarizwamo, ariko ntago nemeranya n'inkuru zimwe na zimwe ziyivugaho. Iyi nyemera ko nta kintu gifatika wakombye kuyandikaho, kiretse gusa wenda ufite amahirwe yo kuba yarakwiyiritse mukaganira, ariko ahiri navuga ko yihishe. Wavuga ko yihishe ushingiye ku kirero, ushingiye ku kivuga ko Imana yihishe? Kubera ko ubushake bwayo ntabwo yashatse kutwiyereka utumenyeho byinshi, ni kimwe na Satani. Uyigereranya n'Imana zaba ryangombe se? Oya, ryangombe ntabwo ubwo yari Imana, ariko yari imandwa, mbese ni nkuko waba ufata wenda Yezu. Ni ukuvuga ngo yari umuntu ufasha abantu kugeza ibitekerezo byabo ku Mana rurema. Nako kazi yakoraga, gusa nawe kubera ko nta makuru ahagije mufiteho, gusa ryari idini rya gakondo bagenderaga, kandi ibyo bigishaga ntaho bitaniye cyane n'ibyo abakristo bigisha n'andi madini atandukanye. Muri rusange rero baryangombe ntago mbemera, ariko nanone ntago mbarwanya, kuko ntago nzi neza ibyabo mu buryo burambuye. Ubwo nabo navuga ko bihisha, nta nubwo nzi neza ko wenda hatabaho n'Imana nyinshi wenda zaba ziri, kuko no muri Bibiliya ubwaho iyo hasomye barakubwira ngo nuko Uwiteka aravuga ati tureme umuntu, bivuga ngo hari undi muntu bari kumwe hafi aho ngaho utazwi. Niba ari Yezu wenda basanga nariwe, niba ari undi basanga nariwe, ariko nta kintu na kimwe kigaragaza ko ibyo bintu ariko bimeze. Ni inkuru twasanze ndetse zishobora kuba zarakopiwe n'umwe mu yandi mateka ya kera yabanjirije aya Bibiliya. Ibyo ngibyo wabihamye neza, ni nabyo wizera? Kuko byose n'ubundi bishingiye ku mayobera, ntago navuga ngo ndabyizera gutyo uko bimeze. Gusa icyo nizera neza nuko inkuru z'Umana nizagiye zikoperana intambwe ku yindi. Ubona ikiremwa muntu si cyo atariyobera? Nacyo ubwacyo si ikiremwa muntu gusa, ahubwo n'inkomoko y'ubuzima bwayo ni amayobera ahambaye. Big Mike Sinagoswe ni umusesenguzi ewana, azi gukora ibyegeranyo, urumva ko afite n'ubumenyi. Arakubwira ati ngiye impamvu nizera Imana niyi.
So ariko noneho ntabwo ibyo ari byo biturazinga kubera ko Big Mike Sinagoswe tugiye kuza kuganira ku muziki we ndetse n'ibintu bijyanye na filime bya sinema. So Big Mike Sinagoswe duherukana hari indirimbo wambwiye ugiye gusura ariko narategereje ndaheba. Indirimbo ndimo ntegura Indirimbo ufatanyije na Pafcent yitwa Irigate. Ndashaka kumubona sample n'imbiri no muri studio. Irigate ntago twaranditse gusa ntago turayirepeta ngo irangire Irigate. Ni bombo. Bigi ni bombo. Irigate. None se sibyo. Mbere yuko tutajya kure, mbere yuko freestyle iyo ndirimbo ufata gute abo ibishego, indirimbo z'ibishego? Ibishegu kugira wumve ubwabyo ko ari ibishegu. Nese niba ari ibishegu bivuga ngo niba bishimisha abaturage ibiremewe. Erega bura nuko wenda tutatangaza ibintu byose, ariko buri ibintu byose kubera ko tuba tubiziranyeho bivuga ngo bishobora kuba byemewe. Njye nemera ko umuntu yemerewe gukora ibyaha byose igihe nta muntu bibangamiye. Niba bikorera abantu bakishima sava, nta cyaha kirimo. Niba hari uwo bibangamiye ubwo nafite impamvu ze bwite, ariko kugeza niba nta buryo buri official leta ibirwanyamo n'abandi bantu bavuga ko wenda bitari ngombwa, bivuga ko ari ibintu bizima. Kuko niba umuntu akubwiye ikintu ukacyumva ari igishego, hari undi wumva ko ari ikintu gisanzwe. Niba ari ikintu gisanzwe rero muri society imwe n'imwe cyangwa ukaba wizi ko ari ibishego ariko wenda binakunezeza sava, nta kundi. Oui. Mekte. Yes, Big gahoro ngo bita sample iyo ndirimbo yawe yitwa Irigate. Irigate ntago iracyari muri projet. Ndetse rwose nta nubwo nemerewe kugira icyo nyivugaho kubera ko ari collabo, bisaba ko tubanza tukaganira. Nge nemera ubwumvikane. Akuse wakuyanga nugatwika. Twika basi uduhereze agasample byuza karefre. Wapi? Twika ariko. Irigate ntigucike. Irigate wishira inyota. Irigate nushaka unicare. Irigate yemeze. Irigate. Alright. Mbega biki nuko bimeze. indirimbo izakuza indirimbo kweri. Urumva we nta kantu cyisi inyuma. Indirimbo k'ubwenge karimo amagambo meza, ari ngewe ari pafu twakanditse neza, nta ribi. Ubwo siyo baryo bombo baricara ngo iki ngo ubwo rubivuze ngo Irigate nusake wicare. Baryo bombo baricara. Ushaka kwirya neza ushobora no kwicara ukayifata ukayirigata n'iki. Big Mike Sinagoswe dusoza ikiganiro rero. Urumva ko nubundi byinshi twayivuze mu kiganiro twagiranye imbere. So twihuse rero ugira ikintu ubwira abakunzi bawe ku bintu muri no minsi uri gukora. Niba babwira bakaguteza imbere gute, wowe igira ikintu babwire n'ibintu na gahunda ufite muri no minsi, izo track ziri ayo makolabo imeze gute, dute tunasoza. Nyuma yo kuba nkina ibijyanye na movies ndetse na comedy nyirizina, n'ingoma ntago nabibagiwe, ndabakunda muri hip hop cyane. Mbafitiye n'agasample k'indirimbo maze iminsi nandika ariko irimo igera ku ndunduro, igisigaye no kuyishyira hanze. Sinzi niba ndibuze kukabahereza, ariko no kuvuga ngo banyitege. Twika iminsi mike ndaje. Ariko noneho nyuma ubwo ugiye gutohereza nyine akaririmbo uze kuduhana kakarimbo ufatanyije na Kimenshi mu rwego rwo kumutera peace ahari. Nta kibazo nako ndakaguha. Ubukorikori n'ubuhanga tugida hakujya biga tugakora la plan practice advance kuva kuri mama Isaac barifuka poshi bagataka mu mifuka kwaze Iyonza rwaza amapinga bushi ndazifata nkazikata nkajugunya mondi mama homi vasent kandi nagatware wala mot Justin iriyo ntango mu guhanga like American platelets niko biri ko muri mu humugabo no gutana n'umugaye tukacita kubukana rap nkora niyo nzira pepa niyo zabanyiyankandikira kuri kwaya umusore warire n'agahinda ku mutima kamanuka gacupanya ka ubeshya gacuma. All right, yeah.
Yeah, alright. Yeah. Komeza itugwamo nicyo kigoma kindi uri kumwe na Kimeciro mu rwego rwo kumutera peace tumubwira ngo keep calm. Mece muteye peace. Nta ntuzi idacika nta ribi. Nibivuge ntacyo nidacika. Ibyiza biri imbere. Yarateye nk'igisabu none ubu ni igicuma n'ikivuzo maniga waraduka umutima brava boy maniga makangu hosha imviraha singushaka toka puma kangu hosha imviraha singushaka toka po namuzigize gibe bateye ukundi namubonye pali imbere DC ntiyanywaga hayi yari mbali na chilo body kuruta amagambo pala mu bigana never see you never ingagari ku makebe guhabya abakobwa reka ntabyashamenye hera unyimitse sosro evalana tavamana eaters iguku yariraye namujyanye Babylon Rivers ndamukunda yirye cyane batijya ngo kuri ntagaseka kweli ntanenye ndagusabye mama me yagabanye uwo mujinya naragoswe narazuye suzuma ikirego kisi hayi ni manyinya twa pendo dango na kuomba kama mwanga hulumia atala na matatane na laya monotapa kuja kwangu roho yangu sio sawa usifike mbali maga ubu mfite mulo nzaza vuba tujye la tumwe wa kuri koko akabana beach agabana sinagoswe Big Mike sinagoswe reka ngire ngo thanks check 5 bro. Thank you very much. Umuraperi mfana kabisa. Yeah, thank you. Yes, nyibisanzwe rero njyewe ni original cops nyine. So, televiziyo ni Kwisanga TV. Shout out to my people, keep to subscribe my channel.